muganira nushaka ufate kwibere ufate kumatako hano hose nta kibazo wisanzure Niko ngiye ku kabari Umva ugume hano urindurwa neza Kendaje amasaha y'umukitsi se agiye kugira ngo wa mukitsi nakubwiye Umushyitsi umusheri wanjye sheri wawe hajya kuri wagiwe mwa ego shamwari tugereyeho gira gutegura gahunda gira vuba niko wacimyeyo gira vuba okay gira vuba ukubura hanga reka nkunzana gira vuba umushyitsi araje shanga gira vuba gira vuba umushyitsi se Mwiza mimi. Oya rwose byaba. Sheri wawe agugwagwa. Oya? Ngurwagwa n'urw'abasaza. Amugurira guswere. Muswere? Sanjoka zamashe. Oya, naga primusi. Agati. Agaprimusi. Karindagiye ngesha ndayivu. Ngenda yiwa. Uri umushyitsi se wowe? Ni umushyitsi. None wowe kwa Veneranda. Wowe urangurwarwa rwawe. Niko. Wado kwa Veneranda nakubushara bwashize adi bivuzo papa umusheri wanje uturutse iyo za Kigali ujye wumva ibivuzo ubwo nibyo umuntu tuhagiye amashupa dipe biraryoha ntabwo ni genda ubyigurire ibyo ngibyo byo nabwiye ngo umugurire agaprimusi agaprimu ubone ko ibi bitafore byarisharaho yicare he hari intebe gira turagura intebe Karindagiye namwe umushururu aricaraha ako bondi papa wande kubona uzanatuma bananyanga pe oya umva ahubwo ariko arasobanutse umva ni umukire ubwo ndamugurira inturire arayinywa nakubwiye ngo uramugurira agaprimusi ariko buriya yarije mwa arasobanutse kaminuza okay wowe umukorera ahubwo gira vuba ko unyarugire kwa noza agwereza uduprimusi ngatunga uzana Ugatakwicara ku mabuye kiyakicaraho umuntu akagihengeka gutya nakubwiye ngo ugura intebe oya kirashe neza abose byakunda umuntu kugira gutya oya akangahiramo akicaraho oya ntabwo bikunda agafuka gwere bwo byakunda aha yakwicaraho genda uzane kari agafuka nako nishe yicaye aha yabi ku isafuriya niyo tugire yonyine ubwo turamutekera hehe noneho shimbona uhatekemuye nahashoje cyakora harasha neza ugiye ku muhanda umenye ntutindayo ntabwo natindayo utaneze abanyamashuri ubwo nanjye niga kabijya ubanguje cyane hano ndagiye kujangiza koko ubyaye agakobwa we yarabyaye umuntu uje kaminuza ni umuboshi washanga afite na cya kida kinini ni umukire murahaba hano muraho muraho amakuru ni meza ni meza komera mwa mukomere komera cyane mwicare agatebe ngaka yego meza neza muzeyi mu cyaro se murakomeye cyaro turaho turakomeye uratejwe n'iki yewe kari amahoro amahoro none se nyoko buja ari he kanagaye nyoko buja ari he muzeyi nyoko buja oya kanicara umbwira Fera kubwira ga nyoko buja ari he muzeyi mabuja se ko mbona umutwaje ibyahi sha mutwaje ibyahi oya muzeyi iyi ahubwo se muzeyi siba winja kurija turi kwitagura umushyitsi turi kwitagura umushyitsi hari umushyitsi mufite muri kwitegura umushyitsi uhari turi twitegura muzeyi kuri uyu munsi muragira abashyitsi benshi ahubwo ni nako mwabaye ibigogi mwabaye mwirurumba yabisha mubishe ngo ufite umushyitsi uje kuvumba ibiryo
ahubwo se muzehe ko nta n'ibyo yambwiye. ariko bashi karemera kuja kuvumba ibiryo da ahubwo sha nugo ruhacu ukarukenkemura ukarumaraho ukajya ibiryo umeze neza. We nta mu giturage na abizi abantu b'inaho ugezwa no gushabirija no kugabuza. ahubwo mise nibaza impamvu atambwiye ko hari abashitsi. Hinde ndikubwanye nawe ariko naje nzi ko hari abandi bashitsi bahari. nabije abantu b'inaha mujyanywe no kugabuza nabonye ngo mbibere utahumvira mu rugo utanyicira ibirare by'umwana wanjye ntashone. Oya muzehe. Ziba nta ni mujahi. Muzehe. Nise waso Niko. Iki Uri kujugunya imikubuzo se muzehe. Ziba Kambe ndambitsanga. imyeshe ko mwana dwayiciye. Naciye imyayo buri gihe ntago yabura. ahubwo se muzehe. Umva katambwiye ko mufite abashitsi. aho wakoje kuja kuvumba ushanje bitarasha tumuka. Randa kubwiye ngo haguruka utumuke haguruka kupira hangaho ujyana utahi wayi. Penchi yore by'umwana wayi. Ntago Ziba fifi mumeze neza. none shingiye turamuraziranya Sheri. Ese papa Iki ibyo nibi karame nyine Muzehe nababwiye. abantu b'inahura baje abantu b'inaho abayirari bajya kuvumba ibiryo bakagira gute iki cyaje kuvumba ibiryo kwa Kamasa. Iki Ziba kujya nabwo ntacyo umbwira agomba tumuke agende. Nese Sheri. Iki ngo Sheri noneho Kamasa yagowe umwishe Sheri sha Ziba Naya gatabi ka mugenzi. Ziba Bicara ari kwe. urambwiye ngo uyu ni Sheri wawe. Ni Sheri wawe. Ni Sheri wawe. Ibintu uri kubyumva kuko ntabwo bisobanutse ntashone mugiye kujanjurugura uba nkubwira. Ariko Sheri. Muzehe ntabwo mubwiye. Naramubwiye. Ariko narumiwe noneho Kamasa arahumanye. Papa. Iki Ubu imbugura yiteruye kubw'uyu musheri wanjye. ni imbwa wabwiyaga. Papa oya nagari imbwa. Oya mbwira. Ziba ni imbwa wabwiraga. Niko Sheri. Nakubuye imbuga nahanaguye intebe. Imbwa Umuntu se itari yogoshesha ngo njye Sheri wawe. nibyo basitari. Uyu akomuko wanjye. Nibyo basitari b'ikigo. Umuko wanjye. Muzehe ni ukubura hano. Arabe. Ziba ubamwa. Papa. Niba nawe uri kunyigisha ngo urebe ukuntu nitwara urabibona gitwe gitumuke. Okay, cyangwa se niba muzehe atabi. Hamagaye Sheri wawe hano. Nje nakomeza ngagenda. Oya Bikanga nta kibazo. Naya gatabi ni bwaro. Ndavuye ngo mweshe mutumuke. Tenyeneye umuko hano ujaza ari mu kugaragara utubutse. Dorurusatsi. Dorurusatsi. Ngawe nakuramo umuntu utwaye ibyaha by'abana ari ujya ku muko wanjye. Ibishibika by'abagore. Muzehe. Witwa Nesha. Sheri ntabwo mubwiye. Agenda nikita akagira mu bikoko. Ziba mweshe mutumuke. N'umusheri wanjye. Uri kunezerewe. Umukangana. Ibyo bigofero wabyegeze. Ariko kamubaye. Papa udatuma Waritegere tubona iyi mbwa y'umuhungu. Nagari imbwa siza mu bantu. Imbwa iricara. Kaneje hajya karepura muji. Nawe. Heba yambwa bita makasi batandukaniye heza. Barasi. Neja foromo. Ni ukuvuga ngo umusaza si ngombwa kumusubiza cyane kubera ko yaratutaye. Ariko gira utumuke. nawe ari kurengera. Gira utumuke. Vuba. Mwihorere buriya naya gatabi Gake. Ziba. Ndavuze ngo Yambwiye koko. Naramubwiye ko nyine ko ari umusheri wanjye uzaza kunsura. Uturutse ngo azakiga. Bacyavuga wowe. Tumuka. Ndera mana. Ndavuze ngo tumuka. Uvanga ugende. Hasoni. Muzehe. Mujehe ndiso. Uri umusore noneho. Muyanga nawe gato namuhamagaye. Bamuhamagara. Warera banze ni. Nabuje amafone da. Aha. Yego mana. Hamagaye mu ijuru. Uri kumva ntubiteho cyane ni abasaza nyine nta hantu nasuye ariko miliyoni 10. Ufatemo nk'ebyiri uzigabanya abakozi. Urazotora urwo rusozi urujyana he? Ubwo umunara ukuntu wazinjira kuri konti nta kibazo. Miliyoni? Urwarwa. Iyo miliyoni? N'urwarwa ari kuvuga. Niko. Dore ko ariko rwakwinditse mu bwonko. Sawa. Ariko fifi narakubwiye kuva kera wowe ntabwo uri kwita ku bantu. Urwarwa. Miliyoni 8 ahubwo aravuze kugita kuba umushyitsi yajya yabuze ikintu ngo aratumva rata.
wowe nabwiye fifi akwiteho akubwire neza hano dutuye akurangira kugurira agapirimusi ugashome none fifi buretse uyu mukobwa wanje umwihanganire niko ateye ariko ndameze neza nanjye mwihanganire ubwo nkuko byavuzwe igihe namumishe nta kibazo ubwo uko ntegereje ubwo nyimbaye buretse ahubwo nese ko ugiye kareza fifi umwihanganire yaturutse mwihorera buretse wabikiye umuntu ibikapu wabikiye umuntu ariko afashe ibintu urahanga utumbaraye urata nese muze ngo utamumbikira n'ubundi naringiye oya icyaganira nushaka ufate kwibere ufate kumatako hano hose nta kibazo wisanzura ahubwo nagenda umushyitsi ugiye kuza mu kanya atasanga hano kandi we nawe mwitege yakumbwiye yagiye wambwiye ngo yitwa nese sheri wamushyitsi bakaniye kataraza kora kwibere nta kibazo ngo ni miliyoni n'urwarwa oya ntajumvishe ngo ni miliyoni muze nawe twavuganaga bo mu kazi nabo ngiye kureba bavuga gakeya abaturage baha barandenga bazanyica mfite umukwe mwiza nkawe mwa umukwe se mbwa baye umuntu ahubwo naje cyane gato bane kugeza akantu bangisomeye ubwo barabasezera oya papa yacurutse none mugiraje garuka ariko